Imana iguha umugisha dusabye ku rutundi uko twazahora mu bwami bwo mu ijuru. Reka rero mbasuhuze inshuti bavandimwe ndetse mbabwira kwihangana abakristu n'abandi bantu batandukanye, inshuti za Pastor Theogene wakundaga kwita inzahuke. Uyu mugabo ubusanzwe nubwo nakweretse video yaherukaga gukora, uyu mugabo mu bisanzwe wakundwaga n'abantu benshi batandukanye, ndetse inkuru ikaba yabaye inkuru mbi cyane, ikaba inkuru y'incamugongo. Ubundi yari umukristo wo mu itorero rya ADEPR, ni mu karere ka Nyarugenge muri paruwasi ya Kimisagara ku mudugudu wa Katabaro, akaba ariho ubusanzwe yateraniraga cyangwa se yari umukristo waho. Imigisha yose natwe muri uru rugo, ariko ubwo niza nawe uzakomeze ukorera Imana, uzayegere. Imana iguha umugisha mwinshi mu izina rya Yesu, amen. Gusa akaba yaramaze kugera ku rwego rwiza, umuntu atabura kuvuga ko ari urwego rushimishije, kuko yaramaze kugera ku rwego rwo kujya kubwiriza aharenze mu gihugu cye. Uyu Pastor Theogene rero nubwo akoze impanuka ikaza guhita ihitana ubuzima bwe, n'ubusanzwe mu mwaka ushize Pastor Theogene yigeze gukora impanuka ikomeye, aza kuza kugira imvune idasanzwe ikomeye, kuko yagize ikibazo cy'ikirenge, aza kugira imvune mu kirenge cy'ibumoso, ndetse yaje kuza kumara igihe yivuza iki kirenge, hanyuma aza kuza gusa n'uworohewe, asa nk'aho asubiye mu buzima busanzwe. Nyamara haje kuza gushira igihe, aho yavuga ko yabwirizaga igihe kinini cyangwa se yabatwaye imodoka igihe kinini, akaza kumva afite ikibazo, akumva atameze neza. Nyuma yaje kuza gusubira kwa muganga, baza kuza kumusuzuma, baza gusanga ikirenge gifite ikibazo cy'amagufwa atarigeze asubirana, amagufa yarayavuye mu murongo wayo, hanyuma ata umurongo. Ibi byaje kuza guhita bituma n'ubundi yongera gufata randevu, kuko yigiriye inama yo kujya kwa muganga kuko yumvaga ibintu bitameze neza, nyamara kuri icyo gihe akaba yumvaga yarakize. Aza kuza kwigira inama yo gusubira kwa muganga kugira ngo nyine bajye gusuzuma barebe ikibazo. Baza gusangamo icyo kibazo, bamugira inama yo kongera n'ubundi kumubaga. Abaganga baza kwemeza ko bagomba kongera kumubaga mu rwego rwo kwirinda ko hazazamo na kanseri. Pastor Theogene yasubiyeyo, aragenda aribagisha, hanyuma ngira ngo byagiye byafashe ibyumweru birenze 6 kugira ngo yongere gusubira mu murongo. Tugaruke mu buzima busanzwe tugenda tubarizwamo. Ujya ko ruko hari umugabo uvuze ngo kutikubitira umugore ntago buri umugabo, ahubwo nta bugabo burimo. Pastor Theogene rero ubu yari yaramaze gukira ndetse agenda neza, ameze neza, nta kibazo cy'ahahandi yari agifite. Imana ubuhamya, amateka agiye atandukanye, ubuzima umuntu yaba yaragiye acamo, rimwe na rimwe biba bikwiriye kukubera indorerwamo, nawe ukibuka aho wavuye n'aho ugeze. Bivuga ngo rero uko bwije n'uko bukeye biba bikwiriye kukubera icyitegererezo, ukavuga ngo nanjye nibutsa aho Imana yankuye. Ni muri urwo rwego rero tugenda dukora urugendo rugiye rutandukanye, tugahura n'abantu bagiye batandukanye, tugahura n'ababyemera ko bari barazahaye Kristo akabazahura. Gusa nk'uko ibi abakristo bakunda kubivuga, Imana yamukunze kuturusha, iba ariyo imwisubiza. Nuko rero byaje kugenda kubera impanuka ikomeye yakoreye hariya muri Kabare, ubwo yagongwaga rero n'imodoka itwara abagenzi yo mu bwoko bwa Simba.
Pastor Theogene akaba n'ubundi yaragiye kuzana abakozi b'Imana bagombaga kuza kubwiriza bakora umurimo w'Imana. Gusa muri ubu buzima ibintu byose biba bishoboka, ntago twagira icyo tuvuga kindi uretse kwihanganisha umuryango muri kano gahinda gakomeye, ndetse n'inshuti za Pastor Theogene, cyane ko yivugiraga ko arimo kubaka umuryango we. Ubuzima yanyuzemo ni bwinshi kandi bukomeye, akaba ariyo mpamvu yarise ngo ni inzahuke. Ahanini yabwirizaga akunda gukoresha amagambo ajyanye n'ubuzima bwo mu muhanda yabayemo igihe kitari gito, ndetse ntawashidikanya ko abantu yabwirije ari benshi kandi byagiriye umumaro. Inshuti y'abavandimwe ni ugukomeza kwihangana muri ibi bihe bitoroshye byo kubura umuvandimwe n'inshuti. Pasiteri wigishaga abantu bagafashwa, yakoraga rero amavideo menshi. Hari video hano naberetse, hari video hano aheruka gukora. Niyo video aheruka gukora hashize iminsi 4 ayikoze. Rero tuzavuga byinshi, twavuga byinshi kuri kano gahinda k'uyu muvandimwe. Hari igihe umuntu ibintu abura uko abivuga, akabura uko abyita, agahitamo guceceka. Nibyo nakubwira, kuko iyo mpanuka mu kuba iyo bisi yagiye ijya hejuru y'imodoka ye, ndetse kuyikuramo bikaba byabanje kuba ikibazo, byabanje kugorana kuko yari yayiryamiye, yayishikamiye, hanyuma baza kuza kurwana no kuyikuraho. Ariko ubuzima bwa Pastor Theogene bwari bwamaze kuhasigara. Reka tuzavuga ibindi kuri iyi nkuru, reka iby'uyu munsi tubicumbikira. Murakoze. Imana iguhe umugisha dusabye ku rutundi uko twazahora mu bwami bwo mu ijuru. Usengera njye ni umukatolika. ni iyihe ndirimbo uzi? Nta n'imwe. Ndagufashe. Oya nagufashe. None se uyu ni umuhanzi ugira ngo umumutunguye ngo hita uririmba atabanje gutekerezaho kugira ngo yitari ni yayindi nibonaho. Imana iguhe umugisha dusabye ku rutundi uko twazahora mu bwami bwo mu ijuru. Reka rero mbasuhuze inshuti bavandimwe, ndetse mbabwira kwihangana abakristu n'abandi bantu batandukanye, inshuti za Pastor Theogene wakundaga kwita inzahuke. Uyu mugabo ubusanzwe nubwo nakweretse video yaherukaga gukora, uyu mugabo mu bisanzwe wakundwaga n'abantu benshi batandukanye, ndetse inkuru ikaba yabaye inkuru mbi cyane, ikaba inkuru y'incamugongo. Ubundi yari umukristo wo mu itorero rya ADPR, ni mu karere ka Nyarugenge muri paruwasi ya Kimisagara ku mudugudu wa Katabaro. Akaba ariho ubusanzwe yateraniraga, cyangwa se yari umukristo waho. Imigisha yose nakwiye muri uru rugo, ariko ubwo niza nawe uzakomeze ukorera Imana, uzayegere. Imana iguhe umugisha mwinshi mu izina rya Yesu. Amen. Gusa akaba yaramaze kugera ku rwego rwiza, umuntu atabura kuvuga ko ari urwego rushimishije, kuko yaramaze kugera ku rwego rwo kujya kubwiriza aharenze mu gihugu cye. Uyu Pastor Theogene rero nubwo akoze impanuka ikaza guhita ihitana ubuzima bwe, n'ubusanzwe mu mwaka ushize Pastor Theogene yigeze gukora impanuka ikomeye, aza kuza kugira imvune
idasanzwe ikomeye, kuko yagize ikibazo cy'ikirenge, aza kugira imvune mu kirenge cy'ibumoso, ndetse yaje kuza kumara igihe yivuza iki kirenge, hanyuma aza kuza gusa n'uworohewe, asa nk'aho asubiye mu buzima busanzwe. Nyamara haje kuza gushira igihe, aho yavuga ko yabwirizaga igihe kinini cyangwa se yabatwaye imodoka igihe kinini, akaza kumva afite ikibazo, akumva atameze neza. Nyuma yaje kuza gusubira kwa muganga, baza kuza kumusuzuma, baza gusanga ikirenge gifite ikibazo cy'amagufwa atarigeze asubirana, amagufa yarayavuye mu murongo wayo, hanyuma ata umurongo. Ibi byaje kuza guhita bituma n'ubundi yongera gufata randevu, kuko yigiriye inama yo kujya kwa muganga kuko yumvaga ibintu bitameze neza. Nyamara kuri icyo gihe akaba yumvaga yarakize, aza kuza kwigira inama yo gusubira kwa muganga kugira ngo nyine bajye gusuzuma barebe ikibazo. Baza gusangamo icyo kibazo, bamugira inama yo kongera n'ubundi kumubaga. Abaganga baza kwemeza ko bagomba kongera kumubaga mu rwego rwo kwirinda ko hazazamo na kanseri. Pastor Theogene yasubiyeyo, aragenda aribagisha, hanyuma ngira ngo byagiye byafashe ibyumweru birenze 6 kugira ngo yongere gusubira mu murongo. Tugaruke mu buzima busanzwe tugenda tubarizwamo. Ujya ko ruko hari umugabo uvuze ngo kutikubitira umugore ntago buri umugabo, ahubwo nta bugabo burimo. Pastor Theogene rero ubu yari yaramaze gukira, ndetse agenda neza, ameze neza, nta kibazo cy'ahahandi yari agifite. Imana ubuhamya, amateka agiye atandukanye, ubuzima umuntu yaba yaragiye acamo, rimwe na rimwe biba bikwiriye kukubera indorerwamo, nawe ukibuka aho wavuye n'aho ugeze. Bivuga ngo rero uko bwije n'uko bukeye biba bikwiriye kukubera icyitegererezo, ukavuga ngo nanjye nibutsa aho Imana yankuye. Ni muri urwo rwego rero tugenda dukora urugendo rugiye rutandukanye, tugahura n'abantu bagiye batandukanye, tugahura n'ababyemera ko bari barazahaye Kristo akabazahura. Gusa nk'uko ibi abakristo bakunda kubivuga, Imana yamukunze kuturusha, iba ariyo imwisubiza. Nuko rero byaje kugenda kubera impanuka ikomeye yakoreye hariya muri Kabare, ubwo yagongwaga rero n'imodoka itwara abagenzi yo mu bwoko bwa Simba. Pastor Theogene akaba n'ubundi yaragiye kuzana abakozi b'Imana bagombaga kuza kubwiriza, bakora umurimo w'Imana. Gusa muri ubu buzima ibintu byose biba bishoboka, ntago twagira icyo tuvuga kindi uretse kwihanganisha umuryango muri kano gahinda gakomeye, ndetse n'inshuti za Pastor Theogene, cyane ko yivugiraga ko arimo kubaka umuryango we. Ubuzima yanyuzemo ni bwinshi kandi bukomeye, akaba ariyo mpamvu yarise ngo ni inzahuke. Ahanini yabwirizaga akunda gukoresha amagambo ajyanye n'ubuzima bwo mu muhanda yabayemo igihe kitari gito, ndetse ntawashidikanya ko abantu yabwirije ari benshi kandi byagiriye umumaro. Inshuti y'abavandimwe, ni ugukomeza kwihangana muri ibi bihe bitoroshye byo kubura umuvandimwe n'inshuti. Pasiteri wigishaga abantu bagafashwa, yakoraga rero amavideo menshi. Hari video hano naberetse, hari video hano aheruka gukora. Niyo video aheruka gukora hashize iminsi 4 ayikoze. Rero tuzavuga byinshi, twavuga byinshi kuri kano gahinda k'uyu muvandimwe. Hari igihe umuntu ibintu abura uko abivuga, akabura uko abyita,
agahitamo guceceka. Nibyo nakubwira kuko iyo mpanuka mu kuba iyo bisi yagiye ijya hejuru y'imodoka ye ndetse kuyikuramo bikaba byabanje kuba ikibazo, byabanje kugorana kuko yari yayiryamiye yayishikamiye, hanyuma baza kuza kurwana no kuyikuraho, ariko ubuzima bwa Pastor Theogene bwari bwamaze kuhasigara. Reka tuzavuga ibindi kuri iyi nkuru, reka iby'uyu munsi tubicumbikira. Murakoze. Imana iguhe umugisha dusabye ku rutundi uko twazahora mu bwami bwo mu ijuru.